shiramatsiko ku bitaravuzwe kuri Rukara rwa Bishingwe. Mwumvishe byinshi bijyanye na Rukara rwa Bishingwe, ngibi bitaravuzwe. Ubundi bya Rukara rwa Bishingwe byose byatangiye ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera, igihe akarere ko mu Murera kategekwaga n'umutware witwaga Sekaryongo ka Muhabwa. Icyo gihe Umurera warimo imitwe ibiri y'ingabo z'abarashi, harimo Abakemba n'Urwasabahizi. Abatware bazo bitwaga Sekidandi na Turahakama. Sinzi rero icyango gikomeye abo batware bakoze cyatumye Sekaryongo abacira urwo gupfa, bituma rero iyo mitwe yombi y'ingabo yigomeka ku butegetsi bwa Mutara wa kabiri Rwogera. Rwabugiri rero aho abereye umwami ngo kuko atashoboraga kwihanganira bamwigomekaho, ahagana mu mwaka w'1876 yarahagurutse ajyana n'ingabo ze, bakaba bari berekeje mu Murera kuwusubiza mu mwanya wawo. Akigera mu Ruhengeri rero ngo yacumbitse Kigombe ku musozi wa Kigarama mwitaba bisi Mata. Abakemba n'Urwasabahizi bamenye yuko Rwabugiri yatashye iwabo, bumva ngo nta kindi kimuzanye, ngo bahungira mu bikombe by'ikirunga cya Muhabura. Rwabugiri rero abatumaho umutware witwaga Muhozi ngo ababwire baze bamwitabe. Muhozi amaze kubabwira ubwo butumwa bwa Rwabugiri rero, nabo bamutumaho witwaga Birushyabagabo, araza abonana na Rwabugiri ngo baganira neza, aramuzimanira, barasabana, amutuma ku barashi ati bambariye ubutwari bwanyu, none guhera ubu mbashyize mu ngabo zanjye z'ingangurarugo, kandi nta mutware wundi uzongera kugira icyo abavugaho. Birushya rero asubira mu micyamo ya Gahunga bibwira abarashi n'Urwasabahizi, nuko ngo barishima cyane, barasabana biratinda. Bukeye Rwabugiri bamwereka aho inzovu zabaga, ngo ajyana nabo mu muhigo wo kwishakira amahembe y'inzovu, nuko rero ngo bamuyoboka batyo. Rwabugiri yakomeje kubana nabo neza, aho i Kigarama hakorera ibirori by'umuganura inshuro ebyiri zose, n'ahitwa Rugeshi naho ahatangira umuganura. Muri icyo gihe rero ingabo z'abarashi zayoborwaga na Rukara wari warasimbuye Sebishingwe, nawe wasimbuye Sekidandi. Mu gitero cy'igikore rero ari nacyo Musinga ngo yavutsemo, Rwabugiri yari ari kumwe n'Abakemba bagize umwe mu mitwe y'ingangurarugo. Kirangiye Rwabugiri aha Rukara rwa Bishingwe inka 20 azimuhera ahitwa Kayenzi hakurya y'Irulindo. Rukara rwa Bishingwe rero yajyaga ibwami Nyanza yisanzuye. Kanjogera na Rutarindwa ngo bari bamuzi, uretse Musinga wari ukiri uruhinja. Aho Rwabugiri atangiye mu mwaka w'1895 agasimburwa na Rutarindwa, bukeye akegurwa na Rugwiza kurinda ari we Musinga. Rukara ngo yanze kuyoboka, ndetse avugira ku mugaragaro ko atamwemera nk'umwami. Ku ngoma ya Musinga rero akarere ka Bugarura kose ukagera mu Murera kayoborwaga na Sebuyange, kandi nawe ngo Rukara ntiyamwemeraga. Umunsi umwe rero ahagana mu 1910 ingabo z'Abakemba ba Rukara zifatanyije n'iz'umutwa witwaga Basebya zinyaga inka z'umutware waho hafi mu Rwankeri ngo witwaga Bitahurugamba. Sebuyange rero arega Rukara i Nyanza ko yigometse kandi akanyaga abaturage inka zabo, ngo baramutumiza aritaba, ngo baraburana Rukara aratsindwa. Kanjogera na Musinga bamubwiye ko yatsinzwe ngo arahaguruka ngo acira hasi, ati nta rubanza rw'umugore na mama Nyirakavumbu urunguru yaruca. Kubera ko Musinga rero murabizi icyo gihe ngo abazungu bari baramwatse ububasha bwo guhana abamwigometseho, ibyo nabyo byazanywe n'ubukoroni. Sebuyange yasabye Musinga ko yohereza Padiri Rupiyasi mu Ruhengeri kubwira abaturage ko yatsinze kugira ngo Bitahurugamba bamusubize inka ze. Nyamara abarashi bari bamaze kuryamo ngo nk'eshanu. Musinga yandikira urwandiko Padiri Rupiyasi Rugigana rumuha ububasha bwo kurangiza urwo rubanza. Rugigana rero ngo yahagurutse Rwaza ku itariki ya 31 z'ukwa gatatu 1910 ku gicamunsi, aherekejwe n'umuhereza we witwaga Pahuro. Bageze rero mu Ruhengeri atuma kuri Rukara ati ejo mu gitondo tuzahurire kuri Nyabyungu. Nyabyungu ngo kari akagezi gato gasoka muri Muhabura kakamanuka hafi ya paruwasi ya Gahunga. Rukara amaze kumva ubwo butumwa ngo yegeranye ingabo ze ababwira uko bagomba kwitwara no kwirwanaho baramutse basagariwe na Sebuyange. Ku itariki ya mbere rero Mata 1910 mu by'ukuri ngo Rukara yitabye nta mahana afite,
nta n'igitekerezo ngo cyo kwica Rupiyasi yari afite, kandi yari azi neza itegeko rya shebuja Rwabugiri ribuza abanyarwanda kurwanya abazungu. Ngo ikibabaje rero ngo nuko Rupiyasi aho gukoranya abaturage ngo babwire uko urukiko rw'i Nyanza rwaciye urubanza nuko Rukara yatsinzwe, ngo akaba agomba kuriha inka za Bitahurugamba, ahubwo ngo yatangiye atongana na Rukara wigizaga nkana ko atumva igiswahili habe namba. Ngo bapfuye ijambo rimwe gusa, ngo impamvu inganurura. Ijambo bapfuye ni iryitwa Yambu Rukara. Rukara byumvise abihinduramo ngo Yambu ni ukwamburwa abana, ngo amubwira urutonde rw'abana afite, kandi aramubwira ati nawe uriyamburira abana padiri, kandi ngo yari azi neza ko padiri nta bana agira, byari nko kumucyurira cyangwa kumwishima hejuru. Rupiyasi rero aho kwitwara nk'umuzungu uzi gushishoza ngo arebe imivugire y'umuntu warakaye, ngo nawe yabwiye Rukara ati tanga inka za Bitahurugamba. Rukara ayo magambo ngo yaramutunguye aranamubabaza cyane, ati bya Bitahurugamba ubizi ute? Ko numva ngo waje kwigisha, wa mugabo wakwigishije abana n'abagore ukareka kwivanga mu by'abagabo. Rupiyasi rero ngo nibwo yafashe Rukara amukubita inshyi, amukubita amakofe n'imigeri, ngo aramuterura amutura hasi, ngo amwicara hejuru atangira kumuniga. Ingabo za Rukara mbere zashatse guhunga, ariko witwaga Manuka na Nyamuromba ngo babonye Rukara atangiye kurerembura amaso, ngo nuko baragaruka. Manuka rero ngo akubita padiri icondo ry'ingabo mu rubavu n'ingufu nyinshi, ku buryo Rupiyasi ryamuhiritse uruhande rwa Rukara. Ashatse ngo guhaguruka, ngo nibwo Manuka yamuteye icumu, Rukara ngo arihagurukiraho, Rupiyasi bamutsinda. Pawulo bari kumwe rero ngo agira ubwoba, agenda yiruka agirwaza kuvuga iyo nkuru mbi. Naho Rukara rwabishingwe n'ingabo ze ngo bahungira mu kirunga cya Muhabura. Nk'uko tugiye kubibabwira rero, Musinga nta ruhare na rumwe yagize mu rupfu rwa Rupiyasi na Rukara, ahubwo buri gihe ngo abazungu babikoraga bakabimugerekaho kugira ngo bimwitirirwe aba ari we munyamakosa. Manuka na Rukara n'ingabo ze rero bamaze kwivugana Rupiyasi bahungiye mu bikombe by'ikirunga cya Muhabura, ngo ariko ubukonje bwaho bubananiye bahungira kwa muramu we wari utuye ahitwa ku Muremure inyuma ya Muhabura mu gace ko mu Bufumbira. Bukeye rero ngo nanone bagaruka muri bene wabo bari batuye ahitwa za Rugarama no ku Karwasa cyangwa se no ku Karwasa. Muri uko kuzerera rero ngo Rukara yakurikiraniraga hafi amakuru yose y'i Nyanza y'ibwami, ngo amenya yuko bamushakisha hasi kubura hejuru. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa Rupiyasi apfuye, uyu yitwaga Padiri Pole Rupiyasi apfuye, Dogiteri Richard Kanti bakundaga kwita Kanayoge yagabye igitero cyo kumuhorera ku itariki 10 z'ukwa kane 1910. Icyo gitero cyari gikomeye cyane, cyahitanye abantu 20, gikomeretsa abandi benshi, abagore bamwe bagirwa ingwate. Ku itariki ya 29 z'ukwa kane 1910, Richard Kanti nanone yongeye kugaba ikindi gitero cyo guhorera Padiri Pole Rupiyasi. Hanyuma mu kwezi kwa 10 1910 agaba igitero cya gatatu. Ntibyari byoroshye. Mu kwezi kwa 12 1910 Richard Kanti yunganiwe na Bwana Witengeri bagaba ikindi gitero hafi y'Irwaza, cyahitanye abantu 65, bafatangwa abagore 60, banyaga n'inka ngo 230 zose. Abo bose nabaziraga Rukara ko yishe umuzungu ntiyarasanzwe. Ibyo byose rero babikoraga batabwiye Musinga, maze Musinga akazabimenya impetagiye kandi adafite n'icyo yabikoraho. Ibyo bitero byose byari mu rwego rwo kwereka umwami ko bafite imbaraga kandi bakora icyo bashatse ntacyo bamubajije mu baturage be. Ku itariki ya 29 z'ukwa gatatu 1911 nibwo Kabare ngo yaba yaritabye Imana. Muri iyi myaka rero y'1911 n'1912 twabibutsa ko aribwo umutware witwaga Ndungutse yari yaragundutse mu karere k'Umurera, amereye nabo ubutegetsi bwa Musinga, nk'uko tubibona mu bitabo byinshi byanditswe nk'icya Nahimana Ferdinand cyitwa Emergence d'un État. Igihe Rukara ngo yari akizerera mu mashyamba ya Muhabura, ngo yaje kumenya ko Ndungutse yiyimitse kandi yigometse ku butegetsi bwa Musinga, nawe afata icyemezo cyihuse cyo kumuyoboka. Ibimenyetso byerekana ko amuyobotse ngo ni imiheto n'imyambi, ngo byinshi cyane yamushyikirije. Amusanga aho yari atuye ku musozi wa Rutangira hafi y'igishanga cya Rugezi mu Burera. Rukara rero ngo yasobanuriye Ndungutse ko yagiranye urwango n'abazungu kandi yabishemo umwe, amusaba ko yamurinda kandi akemera ko amufasha kurwanya no guhirika umwami Musinga
n'ubutegetsi bwe. Ndungutse nawe amusubiza ko abyemeye cyane rwose, amwemerera ko azamurinda kandi amusaba kwemera kwifatanya na Basebya mu bikorwa byo kuyogoza akarere k'Umurera kugeza ubwo bazagera i Nyanza. Ariko hashize iminsi mike yaramuhemukira. Bimwe rero ngo mu byateye Ndungutse guhemukira Rukara, ngo hari igihe kimwe Ndungutse yagiye irwaza agirana ibiganiro n'abapadiri baho. Ibyo biganiro rero ngo yari yagiye kubasaba kumuvuganira ku Badage ngo bazareke kwivanga mu ntambara yo guhirika Musinga. Abapadiri nabo bamusaba ko nibashaka ko ibyo abasaba babimukorera nabo akwiye kubaha Rukara wishe umupadiri, ntiyongere kumucumbikira. Ahasigaye bamwemerera ko bashobora no kumushakira imbunda ngo hanyuma bakamuhemba n'inka nyinshi. Ariko uretse gushaka guhakwa ku Badage no guhakiririzwa ku bapadiri, ngo hari ikindi Rukara yaba yarapfuye na Ndungutse cyatumye atatira igihango bari bagiranye. Ngo kuko umunsi Rukara ajya kumuyoboka, ngo Ndungutse yamubwiye ko ari mwene Rutarindwa kandi agomba kumuhorera. Rukara rero ngo utararipfanaga ngo aramusubiza ati ntukabeshye, ati Ndungutse ntukabeshye, njye nabaye kwa Rwabugira igihe kirekire kandi Rwabugira yampereye inka i Kayenzi. Abana b'ibwami bose ndabazi kandi sinigeze nkubona ibwami. Rutarindwa yabyaye Nyamuhenda na Sekarongoro, abyara Rangira, abyara Nyamurinda. Nabonye Mukakigeri na Kanyonga, mbona Musomandera ibwami, sinigeze mbona Muserekande. Reka twirire igihugu ubwo twabonye umwanya, naho ibindi tubyihorere. Ngo ayo magambo rero y'akamenamutwe yababaje cyane Ndungutse, ngo aricecekera. Ingaruka zayo rero zari ugutatira igihango. Ngo kuko Ndungutse rero ngo yaba yaraguye mu mutego wo gushakisha inyungu, hanyuma abapadiri n'Abadage bakamurusha ubwenge. Muri icyo gihe rero ngo i Nyanza nabo ntibari bicaye. Umuriyetona w'Umudage witwaga Godoviyasi ngo yari amaze gukorana umugambi ukomeye n'ibwami wo kurangiza ikibazo cya Ndungutse. Basebya ba Nyirantwari n'amashumi yabo yari ayobowe n'igihangange Rukara bari bigometse ku Rwanda. Muri uwo mugambi rero uyu muriyetona yahawe ingabo z'Abanyarwanda zo kunganira ize ngabo ngo zageraga ku 150, ngo zari zifite imbunda. Zose hamwe rero zageraga ku bihumbi birenga 3. Ziragenda zikambika irwaza guhera mu mwaka w'1910 mu mpera z'umwaka w'1911. Icyo gitero cyo kurwanya Ndungutse, Rukara na Basebya cyari cyarahawe umugisha ngo na Padiri Derimas wayoboraga misiyoni ya Rwaza, ngo kandi cyari kiyobowe na Rwubusisi afatanyije na Muvunandinda, Rwidegembya, Gatsimbanyi na Mugemanshuro. Rwubusisi ngo yari kumwe n'ingabo zitwaga iz'Iruguru. Muvunandinda yari ayoboye Uruyange, Rwidegembya akayobora Imbanzamihigo, Mugemanshuro yari ayoboye Ingangurarugo, naho Gatsimbanyi ngo yari ayoboye Abakemba ba Rwabugira. Hagati aho rero Rwaza nabo bari baratangiye imishyikirano y'ibanga na Ndungutse kugira ngo bashake uburyo bazafata Rukara. Ari nayo mpamvu batinze kugaba igitero kwa Ndungutse. Mu gitondo rero cyo ku itariki ya mbere z'ukwa 1912, hashize imyaka 2 umunsi ku wundi Padiri Paul Rupias apfuye, ngo nibwo Ndungutse yahemukiye munywanyi we Rukara, nuko ngo aramugambanira. Ndungutse ngo yari yamenyesheje abapadiri umunsi Rukara azaza avuye iwe mu Gahunga. Abazungu bandika urwandiko rwo kumuta muri yombi, bimwe twita mandadare, baruha wa muhereza wa Rupias witwa Pahuro. Nibwo muri icyo gitondo rero aherekejwe n'abasirikare 2 b'Abadage ngo baba baratungutse mu marembo kwa Ndungutse. Rukara ngo abakubise amaso abwira Ndungutse ati dore bya bindi nanganye nabyo biraje. Ndungutse ngo arisekera ati humura ndabikurinda. Pahuro rero ngo aramutsa Rukara muri ya magambo Rugigana yaramukijemo Rukara ati yambu Rukara. Rukara amusubiza nk'uko yasubije Rupias ati yambu abana, yambu nayanganiye na shobuja. Ngo baramufata rero bamushyira abasirikare bari kuri bariyeri hafi y'Irwaza. Ngo naho Ndungutse asigara yibwira ko Padiri Derimas azamuha imbunda n'inka basezeranye, kandi ngo akabuza Abadage kwivanga mu ntambara yari agiye kurwana na Musinga. Ngo nyamara nyuma y'iminsi mike ya Ndungutse atanze Rukara, mu gitondo cya kare ku itariki ya
13 z'ukwa kane 1912 Liyetona Gudoviyasi yaramuteye ngo amurasa amasasu 2 amutsinda iwe mu gikari. Ibi rero abandi babivuga kwinshi, bakavuga ko Rukara ngo yaba yari yaramenye mbere ko bazamufata, ngo kuko ngo rimwe yahuye n'umuhungu we Ruhigira kurinda avuye kwa Ndungutse, ngo aramubwira ati data Rukara wagarutse ko bakuguza. Ngo Rukara rero aramusubiza ati singiye guhora mu buhungiro, atari ko ningera i Burayi ntimuzanterekere. Andi makuru nayo akavuga ko ngo ahubwo Ndungutse yashutse Rukara ngo bajyane guhiga, we yagera kuri bariyeri yarazi neza bakamushyikiriza abasirikare. Rukara rero ngo yasize ateye umwaka Ndungutse, niko bivugwa, ngo amuhenera amubwira aya magambo ati ntukime Rwanda ndi umucyabo. Nuko ku itariki rero ya 18 z'ukwa kane 1912 nibwo Rukara ngo yiciwe mu Ruhengeri amaze kwivugana undi musirikare w'umuzungu. Ibyo ngibyo mwarabyumvishe mu ndirimbo nyinshi n'amateka menshi. Ahangaha rero bavuga ko kumva ya Padiri Pole Rupiyasi abahungu ba Rukara ngo nabo bahateye umuvumo wo kwibukiraho umubyeyi wabo, ngo bawutera iruhande neza y'uwaba Padiri batereye Rupiyasi. Ariko ngo uwo muvumo ubu nta wamenye uwawutemye kuko hasigaye uwo batereye Rupiyasi. Iby'urubanza rwa Rukara rero rwaba rwarabereye i Buruseli nabyo bamwe bakavuga rero ko Rukara nk'uko yari yarabivuze ati ningera i Burayi ntimuzanterekere, ngo urubanza rwe rwaba rwarabereye i Buruseli. Ariko ibyo ngibyo nta wabihamya, nta makuru afatika araboneka. Nibyo twabagezagaho kuri Shiramatsiko y'uyu munsi ku bitaravuzweho kuri Rukara rwa Bishingwe.